nashakaga rero ikintu mbashakira n'ikintu cyatumye duhura sibyo ndashaka ko tuganira ku buzima bwanyu bw'ejo hazaza sibyo ubuzima bw'ejo si mu bukeneye kubera ko njyewe iyo ndi kubabona yego ndi kubabona mw'abapasiteri ndi kubabona mw'abasenyeri ndi kubabona mw'abaperezida ndi kubabona mw'abadogiteri ndi kubabonamo abahanuzi ndimo ndababonamo abasirikare bakomeye abapolisi bakomeye abaminisitiri abadepite b'ejo hazaza siko bimeze none umwana wumva akeneye guhindura ubuzima akava mu cyiciro arimo akagira umubyeyi umwadopta akamubera umwana agasubira no mu ishuri nazamura ikiganza okay Imana ibaha umugisha murakoze amazina yanjye Nshaka Gilbert ngewe ndabona icyatumye nza mu muhanda byatewe n'imiryango yanjye famiye yanjye byatewe na famiye yanjye ntabwo byagenze neza muri famiye yanjye nyine byaje kugenda nabi ndizera ko mami nawe mubwiye nyine wabisangiza n'abantu badukurikiye nta kibazo rero nyine ni ukuvuga ngo ngewe nyivuka nasanze mbana na mama wenyine mama tubana nyine papa yari yaramuteye inda mama akora akazi ko mu rugo yari akiri umukobwa akiri mutoya ngo nyine mama araguma arandwana tuguma kubana gutyo nyine arandera biza kugera ashaka undi mugabo bana w'Inyamirambo nashaka undi mugore abyarana abandi bana na mama abyara abandi bana mama atuye hano ku Gisozi hano hirya gatoya nuko nyine nararibye ndavuga ati ntago naba gutya ntago naba mu miryango gutya n'ahantu mama afite undi mugabo papa afite undi mugore ntago nabasha kubana nyine n'ababyeyi nyine gutya bamwe batambyaye gutya n'iki tubwire ibyo ari byo byose hari yaba papa wawe arahari wakubyaye yaba na mama wawe wakubyaye arahari ese muri iyo miryango yose yombi haba ku ruhande rwa mama yaba no ku ruhande rwa papa nta n'umwe washaka kukwakira nta n'umwe yashakaga kunyakira okay ngaho tubwire ubayeho ute muri ubu buzima rero kuvuga muri ubu buzima nyine nanjye nabwisanzemo gutya ndabyuka mu gitondo nkajya mu gakinjiro nkafata agafuka ajya gutyaga ibyuma nyine nkaraye ko nabona amafaranga yo kurya saa sita cyane nimugoroba kugira mbone ko nanjye nibeshaho gusa nyine igihe ikintu nifuzaga ko mbonye nk'umuntu wamfasha akankura mu muhanda niyo najya mu ishuri cyangwa se akandirira imyuga nakurikiza imyumvire aba ari kunyigisha numvaga njye ibitekerezo nayo mfite murakoze n'ibyo ngibyo Rode mugenzi wowe waturutse hagana naturutse ngewe kubundi nge navukiye ahangaha mu Kabagari ngewe niho naturutse nza mu muhanda igihe kinini wavukiye hano mu Kabagari niho wavukiye none wisanze ute muri ubu buzima rero ngewe nta makimbirane yo mu muryango ngewe mu rugo nta makimbirane yo mu rugo none reka wenda ngira umuntu nabaza hari ikintu nshaka kuvuga ntabwo ndarangiza yewe hagarari yewe ikintu ngiye nashaka kubabwira ni ukuvuganira abantu bagenzi baje tukava mu muhanda ntabwo tutari twishimiye kuba muri no muhanda imihanda imaze kuturambirwa nimudushakira abantu abaterankunga badushakira tuba batwigisha n'ikinyabupfura bakadushyira no mu ishuri tukiga natwe tukavamo nk'abaperezida nk'aba basirikare nk'aba baganga okay none wumva inkunga ikenewe ari iyihe yatuma uva muri ubu buzima ngiye no gushakira umuntu ngewe andero ngiye akashira no mu ishuri ngiye no gushakira umuntu amfata nka mama wanjye akanjira ngewe akanjira mu ishuri muvuge mwese ngo Yesu aradukunda
muvuge ngo azaduhindurira ubuzima. Amen. Aha, hanyuma rero ubu ngubu uyu munsi turashima Imana ko twabanye namwe, ko twababonye. Yego, hari abo twambitse imyenda, inkweto, abo tutambitse, sibyo? Tugiye kubazanira imyenda. Nizere ko uriya mubyeyi yabanditse abatagize icyo babona, abandike yaba n'inkweto, imiguru y'inkweto mwambara, amapantaro mwambara. Tuzongera duhurire hano, turaza kuganira ku munsi turi buhurizeho, tuzongere duhurire hano. Ariko dutandukana, mugende muzi ngo imisiyo yacu ni uko mukizwa, icya kabiri ni uko mujya mu miryango, icya gatatu ni uko mujya mu mashuri, sibyo? Ko mutanyikiriza mujya mu mashuri kugira ngo bya bindi byose mwavuze mukeneye kugeraho kugira ngo mubigereho. Yesu nashimwe. Abumva bibanejeje nibatere haleluya. Amen. Ese uyu munsi murawufata gute? Ni umunsi udasanzwe ku buzima bwanyu? Mwishimye cyangwa ntago mwishimye? Murakoze. Banyita Nizeyimana Hakimu, ndi umusiramu. Iyo mbonye nk'abantu baje kudufasha bakaduha imyenda ntabyo twadufite, mba numva binshimishije kandi na bagenzi banjye bakamba. Tubwire rero ko uyu munsi ubonye. Uyu munsi uko nkubona ni mwiza, kuko baduhaye imyenda nayo tutaye tuyifite. Mwebwe abadukurikiye ku Mpuhwe TV tugira tuti amahoro y'Imana abane namwe. Nkuko bisanzwe turi kumwe n'umushumba, naje mfite amatsiko nyine nibaza ahantu njyanye uyu munsi. Namwe abadukurikiye mushobora kwibaza ariko ahantu turi bimeze bite, nubwo amashusho yafashwe yivugira, ariko wadufasha mushumba ukaduha ishusho y'uyu munsi uko yari imeze, cyangwa se ukatubwira uburyo ibi bintu by'uyu munsi byari biteguye. Murakoze. Ishusho y'uyu munsi, gahunda ni ukugira umutima w'impuhwe, cyane ko ubundi ishusho uri kubona hano hantu y'aba bana uri kureba n'ubu buzima babayemo bwo mu muhanda, nta muntu ubasha kugira kino gitekerezo ataraciye muri ubu buzima. Ntago wabitekereza utaraciye muri ubu buzima. Nuvuga ngo iyo waciye muri ubu buzima ukababara, umutima wawe uhora ugukomanga. Iyo ufite ahantu runaka Imana yakugejeje, y'Imana imaze kugindura amateka, cyane nkatwe basenga Imana, niyo turi gusenga turavuga ngo Mana nuduhindure ubu buzima hari icyo tuzakorera abari mu buzima nk'ubwo twaciyemo. So ni muri ubwo buryo rero twahuje bano bana tubaganiriza kugira ngo turebe uburyo bava muri ubu buzima. Arakoze cyane, ariko umuntu ashobora guhita yibaza, ubonye uburyo ingano y'aba bana yari imeze, bari abana benshi. Nibajije aba bana mwabakuye Nyabugogo, abandi mubakura za Gacuriro, abandi mubakura iyo ngiyo za Nyamirambo, ko bari benshi, aba bana mwabakuye he? Aba bana twabakuye ku Gisozi, Gacinjiro ya Gisozi. Bano bana bose niho baba, uko wababonye niho baba. Nabikoreye ubushakashatsi, ndagenda ndababona, nsanga bose niho baba, kari agace niko babamo. Ibi bivuze yuko uramutse urebye abana baba ku muhanda, uramutse ubateranyije wasanga bashobora kuzura na stade, sibyo? Hari abana baba mu muhanda nanjye byarantunguye, ni benshi cyane. Urabona nk'aba ngaba bose turi kumwe uyu munsi bagera muri 200 hari, niba ntibeshye bagera muri 200. Twumvaga rero uyu munsi tugomba kubahuza, tukumva n'ibitekerezo byabo, tugasengana, tukagirana ibihe byiza, tukanabaha ibyo kurya bitetse mu nkono. Ariko cyane misiyo yacu ni ukugira ngo bariya bakuru wagiye ubonamo bashaka kuva mu muhanda pe, ariko baravuga bati mami tubonye aho kuba tukabana nk'inzu runaka wadukodesheza tukabamo, hanyuma ukatwishyurira imyuga. Dukeneye natwe kuva muri ubu buzima tukagira imyuga, natwe tukibeshaho, tukaba abanyarwanda b'ejo heza. Yes. Arakoze cyane umushumba. Yego, nakibaza cyangwa se nkakubaza, wenda n'abadukurikiye bashobora kwibaza icyo kibazo.
ukurikije ukuntu mwari mwateguye iki gikorwa uyu munsi niki ugusigiye cyangwa se uyu munsi niki kindi gishyashya wungutse? Ikintu uyu munsi unsigiye ntahanye ibyishimo n'umunezero kuko bano bana twahuje iki benshi barashaka guhindura ubuzima, abacikirije amashuri bashaka gusubira mu mashuri, abakuru bashaka kwiga imyuga, abakiri bato bashaka gusubira mu miryango yabo. Hari abatubwira ati twebwe tubonye uburyo twasubira mu miryango yacu twayisubiramo nubwo bitoroshye, abadata na ba mama baba bafitanye amakimbirane, ariko twebwe misiyo yacu nuko twabashakira n'ababyeyi, natwe ubwacu tukabashakira n'ababyeyi bitwa abamarayika murinzi. Turabagira mu matorero yacu, turabafite ku buryo twajya tumuha nk'abana tukamufasha tukamumenyera ubwo buzima kugira ngo ibi bintu bicike birangire bano bana bacu bave mu muhanda. Arakoze cyane mushumba, nawe ukurikije uko wabyumvise uruhare rwa buri wese rurakenewe. Washobora kugira icyo utanga, washobora gufata aba bana bakava mu muhanda ukabitaho, mbese ya gahunda ngo fata umwana wese nk'uwawe. Ubutumwa wagenera abantu badukurikiye dusoza? Ubutumwa nagenera abantu badukurikiye dusoza, gahunda ni yayindi, fata umwana wese nk'uwawe. Nubona umwana ku muhanda wibaza impamvu ari ku muhanda, ugira amatsiko yo kumuganiriza, umenye n'impamvu kuri hano, n'impamvu ki ubayeho muri ubu buzima. Umwana nawe ahita avuga ati ese ko nta rukundo nigeze mbona, uyu muntu unyeretse urukundo, uyu muntu ushaka bishimye batunezerewe, twabambitse, twabahaye inkweto, barishima doko babona ko nabo bagifite abantu babatekerezaho. Rero niyo mpamvu navuga ngo uyu munsi nyine umuntu wese udukurikiye yumve ko umwana ari nk'uwe, ye gutererana umwana kuko ejo ni njyewe, ejo ni wowe. Ubuzima bahuye nabwo ntago babuteguye, ni ibintu byaje birabagwirira, ntago babishakaga. Murakoze cyane. Turagushimiye cyane nk'uko bisanzwe. Rero uyu ari Mucyo Johnson, mukomeze mugire amahoro y'Imana kandi mudukurikiye kuri channel yacu, mukore subscribe ndetse mukore na share kugira ngo ibyo dukora umunsi ku munsi bigere hirya no hino. Murakoze.